witerura akakugurira imodoka ya miliyoni zingahe, ni gute kugura indaya y'amafaranga atageze mu bihumbi 10 byamunanira? Ko twamenye ko mukunda amafaranga mani, mugahita mwiruka mugahuze ngo icyo tubashakaho ni wuncece, nazo dushaka mani. Ubona uri igitomati bingana ute ku buryo umwana w'umuhungu yakorera amafaranga miliyoni 1, 2, 3 zingahe akaza akavuga ngo endafata? Kandi noneho mugiye kujya mugumirwa mani, ibyo bintu mwigira muzajya mubibona mugize imyaka nka 30. Mwavukanye umugisha, mumenye kuwukoresha. 3, 2, 1. Rero ubundi hari ibintu najyaga mbona muri filime nabyo nabireba nkavuga ati ibintu ni AI, none mbyiboneye n'amaso. Ni gute umuntu w'umusore muzima utekereza ufite ubwenge yiterura akagurira umukobwa gift y'imodoka nta na moto we hagira? Ababizi bahisanga ngo ni imbaraga z'urukundo. None ndi kwibaza, imbaraga z'urukundo, kugira urukundo wowe utikunda, urwo rukundo ni bwoko ki? Icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo cy'aba bakobwa nta nubwo babibona mani. Umukobwa ahita yicara akavuga ati ngo yego n'ubundi icyo nshakaho ni umupuri. Bro, ukaruhira umuntu gutyo, urwo rukundo wenda ukabona rufite nubwo rugirwa na bake, umuntu akiterura akakugurira imodoka we nta na moto agira, bitewe n'uko agukunda. Ibaza icyo kigero cy'urukundo, wagize ukicara ukavuga ngo icyo nshakaho ni umupuri. Umusore akaba afite gahunda yo kugushyira amago, wabona umukuyeho ikintu cya danje ugahita uvuga ati we ngo n'ubundi icyo nshakaho ni umupuri, ngo maze kumukuraho ikintu cya danje ngo reka nigendere gatazananyangiriza ubuzima, ngo wabona narwaye ngo ibindi birwara nazimane. Umuntu witerura akakugurira imodoka ya miliyoni zingahe, ni gute kugura indaya y'amafaranga atageze mu bihumbi 10 byamunanira? Ko niyanga hano ngaho wibona. Kandi hano ngaha hanze ikintu utakiburira n'icyo kintu kibamo, menya n'ubuntu wakibona. Noneho ukicara ukavuga ngo njyewe ngo ndi igitomati, ngo ndi iki, ngo njyewe ngo sheri wanjye ngagomba kumpereza ibi ngibi, ngo bitewe n'uko hari icyo nshakaho. Ntacyo agushakaho, ntacyo agushakaho. Icyo kintu kimenye. Umuhungu icyo agushakaho ni uko mubana bro. Umuntu uguhereza amafaranga ageze mu bihumbi, undi umuntu yaguhereza ibihumbi 10 agushakaho wuncece, akaguha ngahe agushakaho wuncece. Hari amafaranga ageze mu bihumbi 50, aho ngaho ujya akadomo, nta bya wuncece abashaka mana, abashaka umuntu uri seriye bajyana amago. Ariko niyo yaba make, hari ukuntu umusore ashobora kuguhereza amafaranga make bitewe n'uko ari bwo bushobozi bwiwe, agira ngo basi akubone wishimye, bitewe n'uko twamenye ko mukunda amafaranga mani. Ikibazo nayo ni muri kuyakunda ngo muyagumeho, muri kuba ibigoryi mugahita mwiruka mugahuze ngo icyo tubashakaho ni wuncece, nazo dushaka mani. Ntacyo dushaka, ahubwo kugira ngo tubagire inama mutazanaruha, mumaze kuba ibigoryi cyane. Umuntu uguhereza amafaranga angana utyo ubundi ayaguhereza agufiteho umushinga muremure, avuga ati n'ubundi byawe n'ibyanjye tuzabana. Nagwa amafaranga angana utyo nta kintu ngukezaho mani. Abafite ikintu akubonamo bro, akuvuga ati uri inzozi zanjye z'ahazaza. None nyamukobwa ukicara ukavuga ati icyo nshakaho ni umusuwagege, namara kubomora azahita yigendera. Murambabaza mani. Ase nagiraga ngo nkwibarize, ubona uri igitomati bingana ute ku buryo umwana w'umuhungu yakorera amafaranga miliyoni 1, 2, 3 zingahe akaza akavuga ngo endafata? Atagukunda mwana, nta kindi kintu agushakaho, ari hagati y'amaguru. Ufitemo iki? Ni boro kinyini irimo, ndugira umbwira n'uwe muzigo urimo, buryo wumva ko nta kindi kintu baza bashaka aricyo bakurikiye mani. Ntago ariho baba bashaka, byihorere. Hari abahungu bafite gahunda yo gushyira amago muri kunaniza, kandi noneho mugiye kujya mugumirwa mani. Ibyo bintu mwigira muzajya mubibona mugize imyaka nka 30. Ubu ngubu uganiriye n'umukobwa ugize imyaka 27 ukibona abasore bakuvugisha gutyo, wowe ntacyo bitwaye. Iyo ibaye 30 nta muntu urahakuvugisha
bro uzambarize uwo mukobwa bimereye gutyo, igisubizo azaguha uzaze ukimbwire muri comment bro. Mwige ikintu cyitwa kumenya ko mwavukanye umugisha, mumenye kuwukoresha. None ni gute umuhungu yaje akumenaho ibiceri byiwe ashaka ko mubana mani? Wowe warangiza ukamubabaza bigezaho mwene ako kageni. Bro mwige kugabanya ubuhemu, tubane mani, mureke kuduhemukira, munatunaniza mani.